Dutangiranye agafilme n'umukecuru yari arimo kwambika agashaneti keza cyane, umukazana we akajya amubwira ati rwose mukobwa wanjye aka gashaneti nguhaye ni keza cyane, ati kandi rwose ni ak'igiciro. Umukobwa nawe akamubwira ati yego rwose mama urakoze cyane kumpa kano gashaneti keza cyane rwose karagaragara neza. Arangije aramubwira ati ahubwo reka njya guhindura imyenda nari ngiye kwambara ndabona ino rwose bitaba bijyanye. Undi aramubwira ati nta kibazo rwose genda uhindure mwana wanjye. Umukobwa nuko nguko yagiye. Mubizirikane uno ni umukazana we. Arangije hano rero umukazana yagiye kugira ibiki guhindura imyenda kugira ngo nyine kubera ko iyo yari yateguye kwambara itari ijyanye, kumbi dore kuri ka gashanete hariho kamera ariko umukobwa ntiyabimenye. Hahandi yagiye akagera no mu cyumba agatangira gukuramo imyenda nyine nk'umuntu uri wenyine ndetse wizeye umutekano ku cyumba yakinzeho. Arangije atangira kuvuga ati wow, ati mbega agashanete bampaye ukuntu ari keza, ati rwose ubanza mama w'umugabo wanjye cyangwa se mabukwe ankunda. Hano rero umukobwa nta kindi kintu cyabaye, yatangiye no kwambara. Amajije gutangira kwambara rero hano umukecuru ari kumureba kuri kamera akajya avuga ati ati none se iyo ni imyenda yo kujyana mu kazi? Ati ndabizi neza rega uca inyuma umuhungu wanjye, ati niyo mpamvu ngiye kubyigiramo indani, ati ndetse nkashaka n'ibimenyetso, ati rwose bigutura hasi wowe, ntago nabyizera neza yuko udaca inyuma umuhungu wanjye. Ati nawe reba iyo myenda yambaye. Kumbi murabona nyine ukuntu umukobwa yambaye. Ahangaha umukecuru yumvishije umukobwa akinguye yahise anashyira hasi telefone arayihisha yo yari arimo kumureberaho. Arangije arongera aragaruka agiye kugenda kugira ngo ajye mu kazi. Aravuga ati rwose mama wakoze cyane kuri aka gashanete wamaye. Umukecuru nawe ati yego rwose mwana wanjye nawe urakoze gushimira, ati erega ukwiye ibyiza gusa, ati kubera ko nawe uri mwiza, ati bayi ugira akazi keza, ati rwose turagukunda cyane. Ibyo ngibyo abivuga yasoje ijambo rya nyuma arimo kongera gufata telefone kugira ngo yongere acunge umukobwa cyangwa se umugore w'umuhungu we ari we mukazana we. Yarangije atangira kuvuga ati rwose ubu ngubu noneho ntabwo uri buncike, ati kubera yuko ndagufite 5/5. Mbere na mbere rero wowe utarakora subscribe ubanza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu tuvideo twacu cyangwa se n'udufilme twacu twigisha tw'ubwenge nyine tw'ubutaha. Umwana hariya hejuru hari umwana wabibonye yuko hari umuntu urimo gukontorora uno mukobwa. Arangije akomeza kureba aravuga ati manange, ati noneho singiye kumufata, ati reba bamuzaniye n'indabyo. Kumbi hano hari umusore wazanye indabyo aramubwira ati akira rwose madamu, ati umunsi ukubere mwiza cyangwa se ugira umunsi mwiza. Ati mana yanjye, ati noneho ndamufashe nkimushyiraho kamera mise mufata neza neza cyane. Ati none se ibi ngibi arabicikira hehe? Ni gute umugabo utari umwana wanjye amuhereza indabyo ndetse akazakira kuriya? Ati rwose ibi ngibi arabisobanura neza, ati arabisobanura umwana wanjye namara kuza. Kumbi hari akana k'agakobwa gato kari hariya hejuru byose karabibona, karavuga ati hoya, ati mama wanjye ntago biriya bintu yabikora. Kumbi uno mukobwa ni n'umugore kubera ko urabona afite umwana. Kano kana gahise kavuga ati mama wanjye ntago biriya bintu yabikora, ati ngomba kumufasha rero nkamukiza. Nta kindi cyabaye, akana k'agakobwa karaje gahita gafata ya telefone y'umukecuru yararambitse hasi, karangije kayishyira mu ivaze irimo indabyo ndetse harimo n'amazi. Kamaje kuyinagamo karangije kitsimbye inyuma y'intebe ahantu umukecuru yari yicaye. Umukecuru rero yaraje hano mu cyumba kimwe, arangije arahamagara ati mwana wa, ati rwose, ati birakwiye yuko uza hano mu rugo wihuta, ati kuko hari amakuru y'ingenzi nkufitiye, ati tebuka. Akimara kumuvugisha rero yahise anagenda. Amaje kugenda umwana nawe ari hano yitsimbye arimo arakontorora buri kimwe cyose asenga avuga ati manange we, ati mama wanjye mufashe biriya bintu ntago yabikora. Barakwereka rero hari umugabo nyine w'ibogari winjiye wambaye agasuti keza. Amaje kwinjira amubwira ati mwana wa, kumbi niwe mwana w'uyu mukecuru, nyine niwe muhungu we. Ati mwana wanjye ntago wabyizera, ati mufitiye amakuru. Atahe makuru mama? Ati urabizi neza yuko umugore wawe aguca inyuma, ati namwiboneye neza, ati kandi mfite n'ibihamya. Ati bihamya ufite nibihe? Agiye gutunga akatoki telefone aravuga ati telefone yanjye nisize hano se igiye? Ati rwose nyishyize hano
nje kuguhamagara. Ati mama ibyo bintu rwose ntukomeze kuntesha umutwe. Ati ndabona bimeze nk'aho ari nko kuntesha igihe. Ati none se ni gute urimo kumbwira ngo umugore wanjye anca inyuma ngo ufite ibihamya, warangiza ukambwira ngo telefone urayibuze. Umukecuru arebye hano hirya gatoya, umuhungu we yamaje no kwigendera yisubiye mu kazi. Hano rwose yahise abona akana k'agakobwa aravuga ati niko yemwa, ni wowe unjugunye telefone? Ati yimpereze hano vuba none ahangaha. Ati mpereza hano telefone yanjye. Umwana aravuga ati ntayo mfite dore iri mwaho ngaho. Umukecuru yabonye ahantu telefone ye irimo, agiramo n'ubwoba rwose, pressure yenda kuzamuka. Arangije ahita ayikura muri ya mazi. Amaje kuyikura muri ya mazi aravuga ati wa mwana we, wowe na mama wawe rwose ubu noneho muragowe. Ati kubera yuko ibintu mwikururiye cyangwa se ibintu biri bubabeho ntago muri bubive imbere. Arangije ahita avuga ati Yesu we, atuzi ko telefone yanjye yazimye neza neza burundu kubera amazi umaje kuyishyiramo. Ati ngaho reba, ndavuze ngo mva imbere vuba vuba. Ati wa mwana we ndakwanga. Ibaze umukecuru wifata akabwira umwana ungana gutyo ati ndakwanga. Disi yafashe ya mazi yo mu ivaze arangije ayamenaho umwana. Ati ndavuze ngo mva imbere vuba vuba. Ati n'ubundi kubera yuko uri umwana utari uw'umuhungu wanjye. Ati nta nubwo mba mbyizeye yuko rwose uri umugore yatubera umukazana muzima. Barakwereka rero ibyo byose bimaje kuba ku kana. Disi kaje hano mu cyumba kariheba karigunga. Kamaje kwigunga rero barakwereka hano mama we yaratashye avuye mu kazi. Arangije aza hano aravuga ati mwana wanjye bimeze gute ko mbona wihebye utarimo kuvuga? Ati nta nubwo urimo gukina. Ati mama, ati erega ntabyo nkina. Ati kubera yuko gramere rwose uyu munsi twirirwanye nabi. Ati twirirwanye arimo kuntuka amenaho amazi. Ati nose byari byagenze gute? Kubera yuko ati ntago ariko bisanzwe ngemba mbona ari umuntu mwiza. Arangije ati byagenze gute mwana wanjye? Ati mama, ati erega namenye amakuru yuko grameri arimo kugucunga. Ati kandi arimo arabikorera kuri telefone ye. Ati rero nafashe telefone ye ndangije nyijugunya mu mazi. Ati ariko namenye yuko ako gakufu wambaye kariho kamera ariyo akoresha nyine arimo kugucunga kuri telefone ye. Hano umubyeyi yanikanzemo. Amaje kwikanga aravuga ati ati ibyo bintu birashoboka gute? Koko akuyemo kagakufi arebye kuri mo hagati asanga harimo kamera. Aravuga ati mwana wanjye wakoze cyane ku bw'ayo makuru. Ati kandi wihangane rwose ibintu byose birajya ku murongo. Ati wihangane mwana wanjye wongere ugire ibyishimo. Bidateye kabiri rero barakwereka hano rwose wa mubyeyi akimara gusohokanamo n'umwana we. Ati none se umwana wawe yaba yakubwiye ibyo yakoze? Atakira ino telefone ndayishaka ari nshyashya ari nzima. Ati ubwo ngubwo nibyanga nyine uzangurira inshyashya. Ati reba ibintu umwana wawe yakoze. Arangije aramureba. Disi arababaye abura n'ikintu amubwira. Aramubwira ati nyogoko, atumbabarire nyine ariko akana kamubwira ati imbabazi nyine nabahawe na mama wawe nuko muri bunkorere telefone cyangwa se mukangurira inshyashya. Ati ndayishaka yaka. Arangije hano umubyeyi yabuze n'icyo avuga. Arangije asoma umwana we ku gahanga. Arangije arigendera. Barakwereka rero undi munsi ukurikiyeho wa mukecuru yari arimo gusoma ibitabo. Hano rwose wa mumama yaraje umukazana we nyine. Arangije aramubwira ati rwose mutubabarire atunyihanganire nyine kubw'amakosa y'umwana wanjye atakira nyine nkuzaniye indi telefone. Arangije wa mukecuru arebye neza mu gatuza aramubwira ati none se byagenze gute kutambaye agakufi naguhaye mwana wanjye? Ndaramubwira ati nabyibagiwe rwose mubyeyi. Ati ariko ndaje nsubireyo nyine nkambare. Ati rwose kandi ndabashimiye mwagize kwihangana. Undi aramubwira ati sawa rero ngaho genda ukambare rwose. Barakwereka rero umugabo nawe yari arimo hano arimo kwitegura. Umugore yaraje akimara kuza aramubwira ati rero umugabo wanjye mwiza rwose nkunda cyane hari ikintu nshaka kukubwira. Umugabo arangije aramwitegereza aramubwira ati ntureba kari agakufi kari hariya nyine ko mukecuru yampaye? Undi aramubwira ati yego. Ati akangaka? Undi aramubwira ati yego. Ati waba ubizi neza ko karimo kamera? Ati mukecuru yanteze kamera ntago nzi impamvu yabyo. Ati ariko njyewe nyine nahisemo no kumuhereza telefone yanjye. Ati kubera yuko indi ejo umukobwa wacu nyine yari yayishyize mu mazi. Ati kandi ntago yabishakaga. Byose byari kugira ngo nyine ase nkaho arengera mama we. Ati umugore wanjye mwiza rero ibyo ngibyo rwose wibitindaho. Ati rwose ihangane.
ati ahubwo twebwe ikintu tugomba gukora ni ugushaka ikintu dukora nyine tugaha isomo mukecuru kugira ngo bino bintu nyine ntabikomeze. Ati rwose waba ukoze mugabo wanjye mwiza, ati kandi rwose bibaye byiza wakabika kuko ngewe ndumva gukomeza kukambara nabyo bigoye. Ati hoya, ati ahubwo kambare, ati kugira ngo tumuhe isomo nyine atabashije kubimenya yuko twabivumbuye. Ati nibyo rwose mugabo wanjye. Reka duhure mu gace ka kabiri rero ari nako ka nyuma gasoza ino filime. Wowe utarakora subscribe wanze ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Urakoze cyane.